Mbahaye ikaze mwe mwese mudukurikirana. Uyu nguyu rero ni umunyakenyakazi akaba yitwa Muthoni, akaba yaje gukora ibintu bikomeye cyane byatumye yandikwa mwa cya gitabo bita Guinness Derekor cyangwa se Guinness World Records. Akaba yaje gutsindira iri shimwe rero, yaje kuba igihangange cyo kuba yashyirwa muri iki gitabo bitewe n'amateka yaje kwandikira hariya muri Kenya. Ni amateka yanditse yo guhobera igiti akakimaraho iminsi igera kuri 3 atarakirekura kandi ahagaze agororotse. Ni ibintu rero byaje kuba ikimenywa na bose ndetse binatangaza abantu benshi muri aka karere dutuyemo ndetse n'umugabane wa Afurika, bitewe n'uko uyu mutegarugori yaje gukora ibi bidasanzwe byo kuba yarahobeye igiti akakimaraho iminsi igera kuri 3 n'amasaha 72 agihobeye atakivaho kandi agororotse. Ni ibintu rero byatangaje benshi. Uyu rero akaba asanzwe ari impirimbanyi bigendanye no kurwanya imihindagurikire y'ibihe, akaba ari impirimbanyi hariya muri Kenya iharanira ko hatakabaye habaho ibigendanye n'ibibazo biva ku mihindagurikire y'ibihe. Uyu rero yaje kugira gutya arayongera gufata umwanya we aragenda hobera igiti, dore ko bwashize ngo yari yarabigerageje ariko akaza gukora amasaha agera kuri 48. Ni iminsi 2 bwo yari yahobeye igiti, bivuze ko ntabwo yari yarigeze agera kuri uru rwego rwo kuba yamara iminsi 3. Mu buhamya rero butangwa n'abari bari aho ibi byaberaga ndetse n'abatanga buhamya cyangwa se indorerezi za Guinness Derekor, bakaba bavuze ko ngo yaje kugeramo hagati atangira gusinzira yahobeye igiti, biza rero kurangira ngo abafana be cyangwa se abari baje kumushyigikira bakomeje kumubwira bati kuraje wisinzira tuzanakwishyurira amafaranga yishyurwa indorerezi za Guinness Derekor baba baje hariya kugira ngo barebe neza ko ibyo akora birakorwa neza. Rero bakimara kumubwira gutyo yongera kugarura imbaraga, ava mu bitotsi yari afite, akomeza gufata igiti kugeza amasaha 72 yose ashize ahobeye igiti kandi agororotse atananyeganyega. Ni ibintu rero byaje kwita bituma bicyamamare ku rwego rw'isingire ngo urabibona aho ku ruhande ko ari mail yaje kwakira imwemerera ko yamajije kwandikwa muri kiriya gitabo cya Guinness World Records, akaba yamajije kwandikwamo nk'umuntu wakoze ibikorwa by'indashyikirwa abandi bose ku isi batarakora. Ngayo nguko rero iby'uyu mutegarugori wa hariya mu gihugu cya Kenya.